Hector Cypriano Paredes, umunyamategeko w'umwavoka mu gihugu cya Peru, yiyongereye ku rutonde rw'abantu batari benshi cyane bamaze gusebera imbere ya za kamera zo ku mbuga zikorerwaho inama mu buryo bw'ikoranabuhanga Videoconference nka Zoom n'izindi. Uyu Hector ariko yasebye mu cyumweru gishize mu buryo bweruye nyuma yaho agaragariye mu mashusho ari gukora imibonano mpuzabitsina n'ibindi bikorwa byishimisha mubiri we n'umugore bitazwi neza niba ari uwe, kandi ubwo ngo yarahagarariye umwe mu baburanyi mu rubanza rwaburanishwaga na rumwe mu nkiko zo muri Peru. Uyu mugabo yagarutsweho cyane n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga nyuma yaho amashusho y'ubwo busambanyi bwe bwagaragaye mu rubanza nyirizina ruri kuba, watabizi ko kamera ye iri kumukamera n'ibyo arimo byose, yakwirakwiye hirya no hino binyuze kuri Twitter. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka kuri uyu mugabo Hector Cypriano Paredes wo mu gihugu cya Peru, ariko turareba no hirya no hino abandi bantu bagiye batamazwa na za kamera zabo zibafata bari mu bikorwa batifuza yuko rubanda babona. Nitwa Trésor Pierre Chanel, ntucikwe. Umunyamategeko ushinzwe kuburanira abandi, umwavoka ukomeye mu gihugu cya Peru muri Amerika y'Amajyepfo, yatunguranye bikomeye akora imibonano yishimisha mubiri. Yanarangiye akoze ibyo abashakanye bakorera mu cyumba cyabo kibanga, ariko we abikorera imbere ya kamera ubwo yaburanaga urubanza hifashishijwe ikoranabuhanga rya Videoconference akarangara. Uyu mugabo w'umwavoka witwa Hector Cypriano Paredes yatangaje abantu benshi mu gihugu cya Peru no ku isi yose abamenye inkuru ye nyuma y'icyo gikorwa kidasanzwe cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'umufasha we mu gihe yari mu rubanza hakoreshejwe video ku mbuga nkoranyambaga. Abakurikiranye neza amashusho bemeza ko Paredes wasaga naho atari yitaye kuri kamera y'imashini ye cyangwa se ngo yibuke ko hari urubanza rwari ruri kuba, ngo yatangiye akuramo ishati n'indi myenda, hanyuma uwo mugore bitazwi neza niba ari uwe nawe azamwegera ariyambura, batangira gukora imibonano mpuzabitsina mu cyumba kinini cyasaga naho hari salo. Kandi ibyo byose ngo byabaye urubanza rwari ruri mu rukiko rwo rukomeza kuba. Cyakora abandi baje gutungurwa nuko kuri screen zabo batangiye kubona abantu babiri batari mu gikorwa nk'icyabo bibereye mu byabo, bahinduranye ubwoko bw'imikorere y'imibonano yishimisha mubiri. Video yabo yakwirakwiye ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Abacamanza babikurikiranye urubanza rukirimo cyo kimwe n'abandi bunganiraga abandi mu mategeko, n'ababuranyi kimwe n'abandi bakurikiraniraga hafi iby'uru rubanza, bose batunguwe no kubona ayo mashusho y'urukozasoni mu gihe batari babyiteze. Ibaze nawe kujya mu rubanza ukiboneramo ibitangaje bimeze bityo. Ibi byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo Avoka Hector Paredes Nyiramabara yaburaniraga umwe mu baregwaga mu rubanza rwahuzaga umutwe w'abagizi ba nabi utinyitse cyane muri icyo gihugu cya Peru n'ubushinjacyaha bw'igihugu. Umucamanza John Chachua Torres wari ukuriye iburanishwa muri uru rubanza yahise aruhagarika ako kanya akimara kubona imibonano ya Hector Paredes yafashe indi ntera ari hasi hejuru rwabuze gica we n'umugore we, ndetse ngo uyu mucamanza yahise anavuga ko icyo gikorwa kigaragaza ko Hector Paredes yasuzuguye urukiko mu buryo bw'indengakamere. Uyu mucamanza Torres yanategetse ko kubera ko ayo mashusho yabagezeho hakoreshejwe kamera ya Paredes, hagomba no gukorwa iperereza ryimbitse kuri uyu munyamategeko Hector Cypriano Paredes kugira ngo harebwe icyamuteye kwitwara atyo, ndetse hanarebwe niba agomba guhita ahagarikwa kuri iki kirego no muri urwo rubanza. Uyu mucamanza Torres yagize ati, tubonye ibitera soni byerekanwe ahangaha, ndifuza ko uyu mugabo akorwaho iperereza byihuse ahanirwa imyitwarire. Nyuma yo guhagarika urwo rubanza, umucamanza Torres yongeyeho ko mu nyandiko kuva ubu umwavoka Hector Cypriano Paredes afatwa nk'umuntu wamaramaje mu gusuzugura no gusebya urukiko, abavoka bagenzi be, ndetse akarasebya n'urwego rwose rw'ubucamanza muri rusange. Kugeza ubu uyu Hector Paredes nta busobanuro na bukeya aratanga kuri iyo myitwarire igayitse yagize mu cyumweru gishize. Uyu aje yiyongera ku bandi batari bacya cyane nabo basebeye imbere ya za kamera z'imashini zabo bibwira ko izo mashini zitari kubareba, nyamara abandi babaga bari mu bikorwa cyane cyane iby'inama bakaba babateye imboni.
Nubwo uyu mugabo yataranzwe n'abatari bakeya muri iyi minsi, siwe wenyine iyi nkubiri y'inama n'ibindi bikorwa bikorerwa kuri Videoconference byatamaje kuva gahunda ya guma mu rugo hirya no hino ku isi yabuza imirimo itandukanye gukorerwa aho isanzwe ikorerwa. Umwanditsi akaba n'umusesenguzi mu kinyamakuru gikomeye cya The New Yorker, nawe mu mwaka ushize yisanze amashusho ye yambaye ubusa yagiye hanze n'igitsina cye kigaragara, ndetse binaba igisebo cyamutesheje umutwe. Ariko biba kamwe mu tundi dukoryo twinshi tudasanzwe twagiye dusebya abantu mu buryo bw'impanuka zibera kuri izi mbuga zadutse zihuriza abantu hamwe mu buryo bw'amashusho bagakora inama mu bihe nk'ibi ngibi bya confinement. Uyu munyamakuru witwa Jeffrey Tobin w'imyaka 60 yaje gusaba imbabazi kuwa mbere wakurikiye igihe ayo mahano yabereye hari mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2020. Ayo mahano yabaye mu nama yagaragayemo atabizi yambaye ubusa, ariko yaje no guhagarikwa n'ikinyamakuru The New Yorker nyuma y'ibyo ngibyo nk'uko byatangajwe n'abantu banze kwivuga, ariko bagaha amakuru ikinyamakuru Vice News. Uyu mugabo ngo yaguwe gitumo afatwa amashusho atabizi ari kwihereza ibyishimo, ikiganza cye gifashe ku bugabo bwe yashishikaye mu gikorwa cyo kwikinisha. Nyamara ngo ntiyamenye ko kamera ye yari ifunguye ubwo abandi bari mu nama y'abakozi ba New Yorker, harimo n'abandi bakozi ba radio ya New Yorker n'ikinyamakuru cyandika The New Yorker Magazine. Iyi nama yari yateranye mu mpera z'ukwezi kwa 10 muri 2020. Iryo shyano ngo ryamugwiririye ubwo iyo nama yari ifasha akaruhuko gatoya kari kagamije kwitegura kuvuga ku ngingo yindi y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yegereje ku ya 3 z'ukwezi kwa 11. Uyu munyamategeko akaba n'umunyamakuru wa New Yorker wanditse n'ibitabo bitari bikeya bya politike, akaba yaranasanzwe ajya gusesengura amakuru kuri CNN. Yibwiye ko ngo yakuyeho kamera ubwo yaragiye mu karuhuko, atangira kwikora utuntu dutandukanye duteye ikimwaro, yikinisha atazi ko bagenzi be bari kumureba neza. Uyu nyuma yaho yaje gusaba imbabazi ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Vice News, agira ati: nakoze ikosa rikomeye ry'ubugoryi kandi riteye ikimwaro, nzi ko ntawe undeba. Ndasaba imbabazi umugore wanjye, umuryango wanjye ndetse n'abo dukorana. Uretse kuba uyu nguyu yarirukanwe muri New Yorker, uyu mugabo nanone ntiyongeye no kugaragara kuri CNN aho yakundaga gutumirwa, ndetse ntibigeze banatangaza igihe azagarukira mu biganiro yakoraga. CNN yatangaje gusa ko ngo agiye kwihugiraho kubera ibibazo bye byihariye. Mu mezi ashize habaye bene ibi bikorwa bisebetse byinshi byaturutse ku kamenyero kaje ko gukorera inama mu ngo z'abantu bateraniye ku rubuga rwa Videoconference. Nanone mu kwezi kwa 9 kwa 2020 umudepite w'umunya-Argentine nawe yahagaritswe mu nteko ishinga amategeko nyuma yo kugubwa gitumo ari gusoma amabere y'umugore we mu gihe abandi bari bateraniye mu nama y'inteko ishinga amategeko bakoresheje uburyo bwa video. Amashusho yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga ko uyu mugabo ngo wari wibereye mu bye n'umugore we ngo yaramwicaye ku bibero, mu gihe undi mudepite yari afite ijambo, uyu Juan Emilio Ameri w'imyaka 47 nawe wari witabiriye iyi nama ari we mu rugo, we yagaragaye akorakora mu gituza cy'umugore we, ndetse byanarangiye akuye ibere rimwe mu ikanzu yari yambaye ararisoma byimbitse. Mu kubona ibyo, perezida w'inteko ishinga amategeko yahise yigirira isoni asubika inama ikitaraganya. Juan Emilio yaje gusaba imbabazi nyuma, ndetse asobanura ko atarabizi ko ari on camera, bivuze ngo ntago yarabizi ko kamera iri kumureba. Muri icyo gihe yari yibereye mu bye, ngo cyane ko yatangaje ko imashini ye yamwerekaga ko nta network cyangwa se connection yari afite nk'uko we yabyemeje. Uyu yasobanuye ko umugore we ngo yaravuye muri douche muri ako kanya, undi ahita amubaza uko yumva amerewe n'amabere ye mashya, kuko ngo yari amaze iminsi 10 bamubaze amabere ngo bamushyireho amabere yandi y'amakorano, mbese bamuha amabere amubereye muri plastic surgery. Ngo nibwo rero umugore we yamusanze amusaba kwisuzumira, amwicaraho, undi nawe atangira kwisuzumira koko niba ayo mabere mashya y'umugore we ameze neza, ngo kuko byarangiye anayasomye ko gukoraho yumvaga bidahagije. Uyu mugabo yahanishijwe igihano cyo guhagarikwa iminsi 5 mu nteko ishinga amategeko. Uvuye kuri abo bagabo bahuye n'uruva gusenya bakaraburizwa na Videoconference,
nanone mu kwezi kwa 9 kwa 2020 undi munyemari batigeze batangaza izina rye yagaragaye mu nama kuri Zoom yahuzaga perezida wa Brazil Jair Bolsonaro yibagiwe gufunga kamera ye. Uyu mushoramari yari yakererewe kuza mu nama kuko atari yakaje kwicara imbere ya kamera ngo abane n'abandi mu nama, ariko kamera ye yari iri mu nguni yo hepfo. Abari bari mu nama barayibonaga neza kwiriho ndetse bamubonye aribwo akiva muri douche yiyambariye ubusa butarika. Umuminisitiri umwe yumvikanye avuga ngo hari umutipe uri kwiyogera yambaye ubusa, maze na perezida w'igihugu cya Brazil Jair Bolsonaro aramusubiza ati nta kundi twabibonye, amashusho ntaboneka neza ariko ni nayo yayo yaraburije twamubonye. Undi ni wo mu kwezi kwa 6 n'umudepite wo muri Irlande witwa Luke Flanagan. We yagaragaye yiyambariye boxer hasi n'ishati nziza hejuru ari mu nama ya Videoconference yahuzaga abagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Uyu yahagurutse imbere y'imashini ye yibagiwe gufunga kamera, maze abandi bose bahita babona ko burya atari yambaye ipantaro ndetse yanagendaga yishima ahantu hasekeje nkuko byari bisekeje kumubona, ndetse benshi mu bari bitabiriye iyo nama baramusekaga. Luke Flanagan yaje gutangaza nyuma kuri Twitter ati nari nigiriye kwirukanka mbere y'inama ngarutse niyambarira t-shirt, habura iminota 2 ngo inama itangire nabonye ninjya mu byo kwitegura cyane ndibuze gukererwa nishyiriramo ishati gusa kugira ngo nse n'umuntu wiyubashye. Ati kandi nari nabikoze neza nuko kamera yaje kundaburiza nyuma. Uyu mugabo yasaga n'utebya kuko yanarengeje hati mwihangane nta kundi, ariko nizere ko n'amaguru yanjye yabashimishije. Ibyo byose bisa naho byihanganiwe nubwo hari ibindi bikorwa byaje gufata indi ntera nk'amashusho y'urukozasoni ya za filime za X cyangwa se pornography yagiye ashyirwa mu nama zitandukanye hirya no hino zakoreshwaga urubuga rwa Zoom bikozwe n'abahacker bashakaga guharabika Zoom, urubuga rushya rwanigaruriye benshi mu gihe gitoya, ariko abatekinisiye ba Zoom bahise bafata ingamba zikomeye zo kurinda abakiriya babo ibintu nk'ibi. Ngo kuko abantu bakomeje kugenda batamazwa n'ibyo kamera z'imashini zabo zerekana ku karubanda bibagiye kuzizimya. Kuri ubu ngubu gukorera inama kuri Videoconference bisa n'ibyamamaye ndetse nta kidasanzwe kirimo. Nawe rero jya wigengesera niba uzi ko mu buzima bwawe bwite hari ibyo utifuza ko rubanda babona, hatoya hataba harimo n'ibyagutamaza bikaba byaburizamo na kariyeri yawe bikaguharabika ku buryo butoroshye. Nitwa Trésor Pierre Chanel, wakoze kudukurikira.